Umutsima w'amasaka n'uburo ushobora gufasha mu kongera ubwenge mu buryo bwiza bitewe n'intungamubiri ziwurimo. Nyamara nubwo utakoreshwa nk'umuti wihuse w'ubwenge, ariko ufasha ubwonko gukura neza. Impamvu umutsima w'amasaka n'uburo bifasha ubwonko ni uko birimo vitamine B complex. Iyi vitamine irimo vitamine B1, B2, B3, B6 ziba mu masaka n'uburo, zifasha ubwonko kwibuka neza, gutekereza neza ndetse no kugabanya umunaniro w'ubwonko. Ikindi, yifitemo magnesium nyinshi. Magnesium ifite uburyo yongerera ubwonko gutekereza neza mu buryo bwihuse, ikagabanya stress ndetse igahuza imitsi n'ubwonko, ibyo bakunze kwita nervous transmission. Ibi byose bituma ubwenge bwiyongera. Nguhaye ikaze muri iyi video. Tugiye kurebera hamwe byibuza impamvu zitandukanye umutsima w'amasaka n'uburo ushobora kuba wagufasha we wifuza kugira ubwenge ndetse no gutekereza kure. Turaza kureba rero impamvu wagufasha, turebe n'uburyo kurya kenshi bifasha umuntu kurama igihe kirekire ndetse n'indi mimaro igiye itandukanye umutsima w'amasaka n'uburo byafasha umubiri wacu. Niba ari ubwa mbere ugiye kudukurikira, gushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi chaîne yacu ya YouTube igenda ikugezaho. Umutsima w'amasaka n'uburo urimo iron ifasha amaraso kugera mu bwonko. Iyo amaraso abura, umuntu ashobora kwiheba, kwibagirwa. Niyo mpamvu kwibanda kurya umutsima w'amasaka n'uburo urimo iron bigatuma ubwonko bukora neza kuko bubona umwuka uhagije wa oxygen. Ikindi ni uko uyu mutsima ufite carbohydrate nziza zongera imbaraga z'ubwonko. Ubwonko bukenera ingufu buri kanya, kandi amasaka n'uburo bitanga ingufu zitazamuka vuba ngo zigabanuke vuba, kuko bituma ubwonko bukora nta gucika intege. Ikindi ni uko urimo antioxidant zirinda ingingo z'ubwonko. Amasaka arimo phenolic compound ndetse n'ibyo bita flavonoid. Izo ntungamubiri zikaba zirinda ubwonko gusaza vuba ndetse no kwangirika. Ikindi ni uko utera imbaraga ku bana, bikabafasha mu myigire. Abana barya amasaka n'uburo bafite imbaraga zo kwiga, kwibuka neza ndetse n'ubwenge bwinshi bwo gukurikira amasomo. Umutsima w'amasaka wafasha gute umuntu kuramba? Nubwo nta kintu na kimwe cyonyine gituma umuntu aramba, ariko amasaka ni kimwe mu biribwa bizwi ko bifite uruhare rukomeye ku buzima burambye. Impamvu ni uko amasaka afasha mu kurinda indwara z'umutima, kandi indwara z'umutima nizo zihitana abantu benshi ku isi. Amasaka agira ibyo bita magnesium, potassium ndetse na antioxidant. Ibi birinda umuvuduko w'amaraso no gutumbagira kwa cholesterol n'ibindi bituma umuntu aramba. Ikindi ni uko birimo fibre nyinshi. Izi fibre zifasha kugabanya ibinure bibi. Ibi birinda umutima ndetse bikarinda impatwe n'indwara z'amara. Ibi byose bituma umuntu abaho ubuzima bwiza igihe kirekire. Ikindi ni uko bifasha mu kurinda diyabete, kuko amasaka n'uburo byifitemo ibyo bita glycemic index iri hasi, bivuze ko bitazamura isukari mu maraso. Abantu bafite isukari ikabije bakunze kudahora mu buzima burambye. Uyu mutsima ushobora kuba wabafasha cyane. Ikindi ni uko urimo antioxidant zirinda gusaza kw'ingingo, kuko uyu mutsima w'amasaka n'uburo afitemo ibyo bita polyphenol na flavonoid, bigatuma ubwonko, umutima n'imitsi bidafatwa n'indwara vuba. Ikindi ni uko birimo vitamine B complex, birinda ubwonko gukora neza, amaraso agatembera neza ndetse bikongera n'imbaraga. Ibi byose bikaba ingenzi mu buzima bw'igihe kirekire. Ikindi ni uko ufasha abantu mu kwirinda kubyibuha nabi. Umutsima w'amasaka n'uburo utuma umubiri ugira ibiro byiza bitarenga, kuko birinda umuvuduko w'amaraso, stroke ndetse n'indwara z'umutima. Umwanzuro ni uko uyu mutsima ufasha kuramba mu buryo bukomeye, kubera ko urinda umutima, isukari, imitsi, ubwonko n'indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije.
Ikindi ni uko bifasha mu igogorwa. Bifite ibinyamisogwe n'imyunyungugu cyangwa fibre ifasha amara gukura neza, bigatuma udahorana impatwe cyangwa gucibwamo. Kongera amaraso mu mubiri. Amasaka n'uburo birimo iron ifasha kongera amaraso, igafasha cyane abagore n'abana. Birinda umunaniro ndetse no guta imbaraga. Gufasha kongera ibiro ku bana ndetse n'abantu batarya neza. Ubufatanye bw'amasaka n'uburo burimo amino acide zifasha imitsi koroha no kudahora ibabara. Nziza ku bantu bashaka kuguma ku murongo no kwirinda umubyibuho ukabije. Ndagushimiye cyane rero, tuzakomeza ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi sheni yacu ya YouTube igenda igutegurira umunsi ku munsi. Nkwibutsa ko ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi ubyandika muri komenti kugira ngo ubutaha tube twategura video igenda igusubiza ku kibazo uba watubajije.